iyo mvugo yawe isa nk'iyumvikanisha ko umugabo ari ubuzima bw'urugo, ariko hanze aha hari abagore batari bake batabyumva gutyo, bavuga bati oya ntunkange twahuye twese dukuze nta utaruzi kwitamika n'iki ntacyo uri cyo mbega ntagufite ubuzima bwakomeza. oya ntabwo sindi mvuze ibyo ntashaka kwita ku myumvire y'abantu ko bafata ibintu haba muri kamere zabo cyangwa mu bumenyi bafite. umugore udahuza sinzi ukuntu ndi bubivuge, utareba uburyo movement z'umuryango uko zikora, we yabasha kuvuga ibyo abonye byose. Niwe wanavuga ngo ntagufite nabaho. Hari ibintu njye nabonye wenda uretse yuko sinzi uko mbyumva niba ari nako n'abandi babyumva. Nabonye abasore benshi, abasore benshi basaziyaho, uretse ko n'abakobwa bahari baba basaziyaho, ariko umukobwa wasaziraho asenga Imana na rubanda bamuvuma bati cyaragumiwe, sibyo? Ariko umuhungu wabikora ku bushake, sibyo? Nuko mugiye mfashe umwanzuro, ntabwo nzubaka urugo niba ari no kubyara nzagenda byara hanze n'iki, ugasanga afite abana n'iki, we yafashe umwanzuro wo kutagira urugo. Umugore byabayeho Karisi ngo umugabo ngo amara imyaka myinshi atunze urugo, ariko umunsi umwe byamunaniye nyine ntabone iposho yo gutanga mu rugo. Wenda umugore we akabishobora, reka tuvuge umugabo wenda utunze urugo imyaka wenda 10, noneho bikamunanira umugore akarutunga mu cyumweru kimwe. Ukwezi uvuze kwinshi, mu cyumweru kimwe, ngo biba icyumweru kimwe kiba gihagije kugira ngo uwo mugabo abe yahindutse imbwa mu rugo. Nawe ni kubyemera? Gusenga biradutunga, bitunga abizera, bitunga roho zacu, ariko ntabwo ari ibintu twita akazi ka buri munsi tugakuramo umuceri n'iki muvuga ngo uyu munsi nagiye mu kazi. Reka tubivuge neza, gusenga bitunga roho zacu ariko ntibitunga ubuzima bwacu. Wapfa rwose, wapfa bakaguhamba, ariko ntibibuze ko uri umuntu w'Imana ugiye. Ariko ushobora gusonza ku mubiri, kuri roho ukungahaye. Karisi, kuri wowe nkawe ni iki gishobora gutuma ufata umuntu wawe kabone niyo yaba swati mu muryango wawe cyangwa se mu nshuti zawe, ni iki gishobora kukubabaza kugera ku rwego rwo gutekereza kwica umuntu? Ndabasuje cyane inshuti bakunze ba Jao TV show, bamwe mbakira, abandi mbaye ikaze, abandi mbabwira karibu, kuko hari abasanzwe hano, hari n'abashyashya, ariko mwese mwiyumve mwikaze. Feel at home, hano ni mu rugo kabisa, ni kuri channel yanyu. Ndi kumwe na Karisiti rero mumenyereye cyane hano kuri izi ndorerwamo za Jao TV show. Twari tumaze igihe tudakorana, tudaherukana kubera impamvu zitandukanye, ariko uyu munsi twagira ubuntu twongeye kumwakira. Reka muhe ikaze, kandi musabe nawe kubaha ikaze anabasuhuza, kuko ndabizi neza ko nawe yarabakumbuye nk'uko namwe mwari mumukumbuye. Ikaze Karisi. Urakoze. Ndabashimiye, kandi nanjye nishimiye kongera kugaruka imbere ya kamera, tujya tuganiraho byinshi bitandukanye. Aba bavandimwe rero dukurira kuri uru rubuga Jao TV show, ni byiza cyane. Ndabashuhuje bose muri rusange, kandi mbaha ikaze muri iki kiganiro. Mbifuza no kuryoherwa, kandi nibajya bagira ikibazo cyangwa se bagira uko bumva ikintu, hano turaganira. Ariko nabo baba bagomba gutanga inyunganizi, bakatwereka uko byagenze, uko babyumvise n'icyo bumvisemo. Yego. Nawe urakoze Karisiti, kandi nabo barakwakiriye. Ndumva ni byiza cyane.
wowe umeze neza rero reka ngusabe ushimire Imana, wowe utameze neza wihangane, ntabwo navuga ngo byacitse, kuko njye nemera ko nta kintu na kimwe kitubaho Imana itabishaka. Uyu munsi bishobora kuba bimeze neza ejo bikamera nabi, uyu munsi bishobora kuba bimeze nabi ejo bikamera neza, nuko nyine bigenda bisimburana umunsi ku wundi. Ikiruta byose ni ukumenya uko witwara muri buri situwasiyo urimo ako kanya, kandi ikindi nemera ni uko Imana idashobora kukwikoreza umusaraba ibona ko utabasha. Garisi, amakuru y'iminsi? Yego yego, natwe turaho. Umugore n'umwana baraho? Yego, umwana na nyina baraho. Kuki uhereye ku mwana zikangiye nari impereye ku mugore? Ibyo byombi bisa nkaho bisa. Bombi byaterwa n'uruhande waherereyeho. Yego, kubwiza ukuri umwana atameze neza na nyina ntiyaba ameze neza. Iyo mpamvu buriya ushaka kumvikanisha ko bombi ari amahoro, ndabanza kugira gute ikimuha amahoro ni uko abona umwana we, umugore ntubizi se ameze neza, amera neza, abona abana be bameze neza. Yego, naho iyo harimo ibibazo mu bana ntabwo watinyuka ngo uvuge ngo bameze neza. Niyo mpamvu rero mbanjije ku mwana muhuza na nyina, kuko umwana ni iby'ibyo byishimo bya nyina. buriya se umupapa we ni iki gituma abura amahoro cyane mu rugo? Yego, umugabo ni korodinateri w'urugo, umuhuzabikorwa. Yego, buriya ntabwo umugabo we ibyishimo by'umugore ndetse n'ibyishimo by'umwana biva ku mugabo, biva bombi. Nakubwira iyo umugabo adahagaze neza mu muryango byose birapfa, umwana arapfa. Yego, na nyina agapfa. Niyo mpamvu rero buriya mugabo ni korodinateri, ahuza ibikorwa byose byo mu rugo. ko hari abantu se iyo mvugo yawe isa nk'iyumvikanisha ko umugabo ari ubuzima bw'urugo, ariko hanze aha hari abagore batari bake batabyumva gutyo. Bavuga bati oya ntunkange, twahuye twese dukuze, nta utari uzi kwitamika n'iki n'iki, ntacyo uri cyo, mbega ntagufite ubuzima bwakomeza. Oya ntabwo sindi mvuze ibyo ntashaka kwita ku myumvire y'abantu ko bafata ibintu haba muri kamere zabo cyangwa mu bumenyi bafite. Umugore udahuza sinzi ukuntu ndi bubivuge, utareba uburyo movumenti z'umuryango uko zikora, we yabasha kuvuga ibyo abonye byose. Niwe wanavuga ngo ntagufite nabaho, ariko n'ubundi tubona niyo abuze uwo yongera agashaka undi. Yego, kuki atabaho wenyine? Urwo ni urucabana. Urwo ni urucabana rwose. Abagore ntibantera amabuye, ibyo nabo bakora ubushakashatsi babona. Umugore niyo akoze ibyo nakwita nko kwiyemera ku mugabo, abo babona ko ufite n'ubundi nabaho ubundi. Ubundi birangira iyo atakiri kumwe na wa wundi ashatse undi. Bivuze ngo byanze bikunda. Akeneye umugabo mu buzima bwe. Urugo, umuryango hakenewemo umugabo. Ariko aho ngaho turahita tuvuga ko nyine bose baruzuzanya, kuko n'umugabo nawe akeneye kubaho afite umugore. Umugabo we yahagarara hariya akavuga ati we mugore ntabwo ufite n'ubundi naba nuzuye nta kibazo, yabivuga. Hari ibintu njye nabonye, wenda uretse yuko sinzi uko mbyumva niba ari nako n'abandi babyumva. Nabonye abasore benshi. Yego, abasore benshi basaziye aho, uretse ko n'abakobwa bahari baba basaziye aho. Ariko umukobwa wasaziraho asenga Imana na rubanda bamuvuma bati cyaragumiwe. Yego, sibyo? Yego, ariko umuhungu wabikora ku bushake. Sibyo? Nuko mugiye mfashe umwanzuro, ntabwo nzubaka urugo niba ari no kubyara nzagenda byara hanze n'iki, ugasanga afite abana n'iki. We yafashe umwanzuro wo kutagira urugo. Umugore byabayeho, we aba yarahuye n'ishyaka.
waba yarahuye n'ishyano babyita kugumirwa. Amahitamo rero y'abagabo n'amahitamo y'abagore ntabwo angana, biratandukanye. None ikindi ibyo koko umuryango uruzuzanya, umugore aba akenewe mu muryango, umugabo aba akenewe mu muryango. Yes. Ariko nanone nkurikije turi mu isi y'iterambere, sibyo? Mu iterambere rero habamo kujijuka, watera imbere utajijuka. Birumvikana. Noneho iyo rero ujijutse utera imbere, ariko ku gutera imbere kuzana n'ikindi kintu, kuringaniza. Gusa nkaho kuringanije izo kategori z'abagize umuryango. Ndetse buriya mu muryango n'umwana mu rugo ruteye imbere cyane rujijutse, ntabwo n'umwana afatwa nk'akantu kadafite umumaro. Kuko buriya nabo baba bafite role akina mu muryango. Nawe ni umwe muri erema zigize uwo muryango. Niyo mpamvu rero buriya, ariko nanone iyo dufata ikiremwa muntu tukagikurura twareba uko cyagiye kibaho, usanga umugabo ari ikindi kintu gikomeye, aba yarashoye ubuzima mu buryo bukomeye. Umuryango ategura umuryango, awushoramo imbaraga zishoboka zose. Ni umushinga. Wategura umushinga wo gukora umuryango, akabishoramo igishoro kiruta icy'umugore. Niyo mpamvu iyo dukunda kuvuga iby'umuryango tuvuga umugabo cyane, kuko amateka arabigaragaza. Ntabwo ariko abadamu ababyeyi b'abagore ntibanyumve nabi, bose badufatira runini. Ni abantu bakomeye, uyu munsi abaminisitiri barahari, abaperezida barahari, mu nzego zitandukanye barahari, kandi bakanabikora neza. Usanga mu muryango hariya yakomeza kwitwa umugore. Abana yahagera mu rugo bakavuga bakamwurira n'iki nk'umugore. Birumvikana niyo waba uri majoro, uri genero, ariko iyo ugeze mu rugo uba umubyeyi wo muri urwo rugo nyine. Iyo ushatse kubyirengagiza ugafata iyo titiri ufite ukayikandagiza ibindi byo mu muryango, urarimbuka. So Kalisi, umugabo ngo amara imyaka myinshi atunze urugo, nimvuga ngo agaburira umugore n'abana birumvikana nabi, ariko reka tuvuge nyine atunze urugo, ariko umunsi umwe byamunaniye nyine ntabone iposho yo gutanga mu rugo, wenda umugore we akabishobora. Reka tuvuge umugabo wenda utunze urugo imyaka wenda 10, noneho bikamunanira umugore akarutunga mu cyumweru kimwe. Ukwezi uvuze kwinshi, mu cyumweru kimwe. Ngo icyumweru kimwe kiba gihagije kugira ngo uwo mugabo abe yahindutse imbwa mu rugo. Nawe ni kubyemera? Ntabwo ariko mbyemera, narabyumvise jewe. Ni ibintu bigaragara tugenda tubona hirya no hino. Nubwo ngiye kugira icyo mvuga kuri ibyo, akamikoro kitunge, ndagira icyo mvuga kuri ibyo, ariko kandi ndaguhana n'urugero ku byo nzi bitandukanye. Ubundi hari impamvu abantu bavuga ibyo, kubera ko hari icyo babonye. Ubundi nyine urabona yuko umugabo ahera mu bwana we apuraninga kuzagira umuryango. Noneho iyo apuraninga ibyo bintu ntabwo ajya asigana, kuko n'uwo basiganya ntabwo aba hari, nta n'abana mu urabyumva. Niho hahandi atangira yikorera inkwi, bumva amatafari y'abantu, akavuga ati nzashake uko nubaka, nimara kubaka nteretse umukobwa w'abandi, akarima cyangwa se ndundanye udufaranga nzakora akabizinesi kugira ngo ninza n'umukobwa w'abandi nzabona uko mutunga. Wabyumvise? Nzabona uko mutunga. Urumva ko umugabo watangira kera ategura umuryango pe, akanabivunika. Ariko kubera yuko igitsina gore ntabwo ibyo biri mu nshingano zabo gutunga umuryango. Uwe ni ukuvuga ngo mu gihe umuhungu ari gutegura uko azatunga urugo, umukobwa we icyo we aba ategereje uzamutunga. Niyo mpamvu y'umukobwa nanjye ntabwo njyewe nigeze ngira gukururana no burambuye n'umukobwa
nashatse bwa mbere tugihura yego ariko nawe ako kantu karaje tugihura mu cyumweru kimwe gusa cya mbere yansabye amafaranga yari yarasutse twatangiye gukundana afite ibintu by'ibisuku arambwira ati uzampe amafaranga yo kujya muri salo nkuremo nzaza ntabwo nakoresheje ubukwe nzaza tubane umunsi wo kuza iwawe ntagifite bino bintu yego wumva nyine yatangiye kuntegaho amakiriro no yatangiye kukushyira mu nshingano yatangiye kunshyira mu nshingano bwose pe yatangiye kunyerura yuko nubwo ngewe mufite umushinga ugomba kumwitaho aza yego ariko byanze bikunze atangiye kunyereka yuko ugomba kumwitaho ngewe ugomba kumwitaho yes nta n'agahato karimo rero urabyumva urabihatirijwe ahubwo yego urabitegetswe bisa nk'aho ari itegeko ibyo rero nibyo bijya gutya bikarema ikintu mu mitima yego no mu buzima burambye bw'igitsina gore ko yumva yuko n'ubundi umugabo utamufatiye ubuzima mu kiganza yabaye imbwa ntacyo amaze ariko ntabwo ariko byakabaye bigira gute bigenda kuko buriya uzareba mu mategeko yaba ari ayo bashingiraho bagena imitungo yego mu buryo busesuye nyine mu muryango umugabo n'umugore ni 50 kuri 50 ubundi ibintu byose biba bingana sibyo 50-50 ubundi niko amategeko yakabaye niko ngira ngo abibona yego kuko n'ubundi babanza kureba ibyo mwashakanye bakagira gute cyagiye ndavuga cyagiye abantu bashaka kugira gute ariko si usibye kuvuga iyo bagiye muri divorce no si ubundi usibye kuvuga ngo n'ibyo bari bafite usibye kuvuga ngo nuko wenda wabibonye muri kumwe kuko rero makoko muba mwarabishakanye nyine amategeko ndashaka kukwereka iki itegeko rivuga itegeko ryo rirasobanutse itegeko ryo rigaragaza uko ibintu byakabaye bigenda ryo riba risa nkaho risobanura ngo umugore yakabaye yaragize uruhare 50 mu myinjirizwe y'iyo mitungo mu kubaka uwo muryango mu birugize yakabaye afitemo 50 n'umugabo afitemo 50 nicyo itegeko riba rishaka kuvuga ariko kubera yuko bigaruka muri za kamere ariko n'abarishyizeho babizi ko bitakunda bo ntabwo bajya kubera ko n'ubundi umuco gakondo amategeko ntabwo ashingirwaho cyane umuco gakondo n'imibereho y'abantu mu buzima uko abantu mbese uko abantu babaho ntabwo amategeko yubaka ibintu bizatuma itegeko rishyirwaho kugira ngo ririnde ubusugire bw'abantu n'ibintu byabo ubwo busugire nibwo bwitabwaho cyane iyo bavuze bati rero niba umuntu ubundi uko umuryango wakabaye umeze nuko uyu yakabaye afite umumaro n'uyu afite umumaro yego ariko ni nako bibi byakabaye rwose ariko muri kamere imibereho y'ikiremwamuntu usanga umugabo aryamirwa yego aho rwose usanga abantu nta soni bafite sibyo usanga abantu nta soni bafite umuntu agasezerana ivangamutungo mu buryo rwose n'ikarisa afite yambaye imbere mu myenda warayimuguriye nta soni yego icyo rero wenda ntabwo ngira ngo wenda dupfobye cyane igitsina gore ariko nabo bakwiye kujya bashyiramo akantu k'ubwenge bakihesha agaciro yego ibyo ni uko kwihesha agaciro ubundi naho bitabaye kwihesha agaciro byaba ari ubujura ubwo nagize ngo rero nkwereke nta gatekerezo nagira ngo nkuhe ko aho ibyo wari uvuze umugabo tuzi yuko nyine niwe utunga urugo akikorera inshingano yego ariko wari wavuze uti ko hari igihe bigaragara iyo umugabo hari intege zabaye nkeya aho hari inshingano zimwe na zimwe atacyujuje ko yitwa imbwa akitwa umuntu udashoboye ninjye uzi ko nashatse hari hariya mu muryango umugabo hari ibyo nari ngiye kumukorera iwe yego njye nari nsanzwe muzi gutyo kuri ubona umuntu ukamubona ukavuga ngo ataha hariya n'ayandi mateka yabo nzi
noneho igihe kimwe rero aza kunkenera ku byo namukoreraga ngeze iwe nsanga inzu yacecetse cyane, yego niwe uyibamo wenyine, yego yarigeze umugore yari amufite afite n'umwana, wari umuryango ugizwe n'umwana n'umugore n'umugabo. Noneho rero ngo umugore aza kujya muri ibi bintu bita amasengesho nyine, abahanuzi ibyo bintu byamaze ingo, byasenye ingo nyinshi. rero tukiri kuri kamera tugira inama abantu, yego tugira inama abantu rwose, ntitubabujije gusenga. gusenga Imana ni isengwa, kandi Imana ni inyabwenge, ni inyabubasha, ishobora byose, ihoraho iteka. Yes, kandi izahoraho. Imana ibaho mu cyumweru kimwe, ibana n'ubuzima bwacu, wowe uravuka ukayisanga, nta n'ubwo iba n'ahantu runaka ngo utegetswe kujya kuyisangayo umunsi ku wundi. Rero tukivuga ibyo turashaka kubwira ko abantu bakwiye kubana n'Imana mu bwenge. Yes, mu bwenge pepe, umuntu agatekereza mbere y'uko yishora mu bintu nk'ibi ngibi yo kujya hariya na hariya na hariya yirukanka. Yego, akwiye gutekereza Imana ni iki cy'ubundi. Ntabwo Imana bagira umusozi bayisangaho, cyangwa mu butayu runaka, buvumo bayisangaho. Yego, ahantu rwose iyo ufokasingana ufite ukuntu ukominikana n'Imana, ufite ukuntu wowe ukururana n'Imana, ariko binyuze muri mind, mu bitekerezo. Yes, uko niko gusenga, kuko n'ubundi Imana ikorera ku bwonko bwacu. Uyizera yizezwa uko yiyumva n'ubwenge. Yes, inshuti n'Imana kubw'imitekerereze. Ntabwo Imana yigeze imanuka ngo itereke hariya umufuka w'umuceri, turayikurura tukizera, uko ibintu bikagenda neza, ibintu bigakoreka, no guturisha umutima. Noneho umugore rero abahanuzi baramuvanga, batajya kumubwira ngo urabizi, ngo se wari uzi yuko ngo madamu ntufite umugabo? Ati ndamufite. Ati wari uzi yuko umugabo wawe se afite inshoreke? Ngaho urabyumvise? Kandi ubwo babanye imyaka irenze 6-7. Yego, rwose bibaniye neza. Umugabo afite akazi, umugore ntako afite. Umugabo n'umugore yari agafite ko gusenga. ubwo za ko reka ibihingwe we yari ku kazi ko gusenga, buriya kariya kazi kenshi usanga ntacyo kinjiza mu rugo, ariko kitwa akazi. Ntacyo yajyaga agira gutya agasimbuka n'abadamu bagenzi babo. Gusenga biradutunga, bitunga abizera. Yes, bitunga roho zacu, ariko ntabwo ari ibintu twita akazi ka buri munsi tugakuramo umuceri n'iki muvuga ngo uyu munsi nagiye mu kazi. Reka tubivuge neza, gusenga bitunga roho zacu, ariko ntibitunga ubuzima bwacu. Wapfa rwose, wapfa bakaguhamba, ariko ntibibuze ko uri umuntu w'Imana ugiye. Ariko ushobora gusonza ku mubiri, kuri roho ukungahaye, kuri roho. icyo ni ikindi. Ubwo rero ubwo umugore yari ari mukuri. Oya ndashingira n'ubundi ku cyanditse niko kibivuga. Umunsi umwe umugabo Yesu Kristo akiri mu isi yasuye urugo rw'abana b'imfubyi. Bari bafite umusaza wabo umwe n'abakobwa babiri, umwe yitwaga Marita, undi yitwa Mariya. Yego, umusaza wabo yitwaga Lazaro. Lazaro. Noneho Lazaro yari yarapfuye, ariko nibyo amaze iminsi 4 yari yarapfuye. Yesu rero ajyayo, agiye afite ikimujyanyeyo. Ariko igihe Yesu yari ariyo, yego, ba nyir'urugo bitaye mu gushaka uburyo bita ku bashyitsi. Yego, noneho Marita yita, ubwo ni ku bashyitsi, ni ku mushyitsi. Bari bafite umushyitsi Yesu nyine, Yesu n'intumwa ze. N'intumwa ze, urumva bari abashyitsi. Okay, yes. Noneho urwo rugo rushaka kwakira rero abo bashyitsi. Noneho uwo bita Marita yari mukuru wa Mariya. We yiruka ajya mbese, urumva yari afite umutima byari bita ngo ubuntu. Yego, kumva yashaka kwakira abantu, kumva rwose n'ibyo kwakira. Yiruka ajya mu gikoni yoza amasafuriya, sinzi niba yaratekaga, niba ari byasukaga ngo abahe. Noneho murumuna we Mariya ntiyaza ngo amufashe. Yego, ahubwo yigumira imbere ya Yesu, yicaye imbere ya Yesu.
amwitegereza. Marita agiramo akantu rero urumva turi kuhuriya mukobwa kuko nta n'isoni afite none abashyitsi badusuye nta nubwo aza ngo amfashe. Noneho Marita ava mu byo yakoraga araza abwira Yesu umwigisha rwose wamfasha ukabwira Mariya ubu nta nubwo abona yuko ndi kuvunika jyenyine nshaka kwakira abashyitsi akaza akamfasha ntumbwirire. icyo Yesu yamubwiye ntabwo nyizi yaramubwiye ngo ati Mariya yahisemo neza cyane. sure. niyo mpamvu ubwo nyine nagira ngo nshyigikire uwo mugore uri mu gusenga. Yego. umuryango dufite uyu munsi tubona umuryango ufite ibyo ukeneye. dukeneye amafaranga, dukeneye kwambara, dukeneye ibiryo, dukeneye n'ubundi buzima, kwiga kw'abana. Yes. ushobora no gusenga ukicwa n'inzara bakaguhamba ukagenda uri umuntu w'Imana ibyo simbipinga. ariko ubuzima bwawe wabugize gute? wabudestroyinze. wabimbuye rwose. urumva rero niyo nashingiraga mvuga ngo umuntu w'Imana akwiye kugira ubwenge, agakoresha ubwenge mu buryo bukomeye cyane. ntatwarwe n'amarangamutima ngo nabonye runaka, ngo nabonye n'aho basenga, ngo nabonye umuntu ujya mu mwuka, ngo nabonye ibyo bintu ngo bigutware. Yego. kuko niba kandi ikindi nta mwana ukwiye kwigabiza ibintu byo kujya mu masengesho. ni ibintu bikwiye gukorwa n'abantu bakuru, keretse uwabonekewe cyangwa se wahanzweho n'ikindi kintu kimurengeje ubushobozi. Yes. akabaho umuhanuzi kikasigara gikontorora amarangamutima. atagifite kwikontorora uwo wenda navuga nti nuko byamugendekeye nta kundi. noneho uwo mugodamu rero cyaje kumubaho nyine muri aya masengesho ye yahakuye izo nkuru aratangira yagiye gusenga ariko yatagatana umwuka mubi no gushwana. aratangira abwira umugabo ngo n'ubundi narabimenye, ngo n'ubundi uzabigerure, ngo n'abo bana babyaye hanze ubazane. ati imyaka tumaranye koko ninde mugore uzi ko njya mu kazi aho nkora ko hazi uwo mugore w'inshoreke mugira he n'iki bitinze cyangwa n'umugabo waza kumenya aho amakuru yagize, ariko abimenya n'ubundi byamaze kwangiza umugore we. ubwo reka rero wa mugore utagiraga akazi kagiraga umugabo nyine avuga twabonye ko akazi k'uwo mugore ni ugusenga gusa, ariko basi reka zaboneka akazi kacu rero kadutunga kamuha amafaranga. umugore yabonye akazi k'umugabo gasa nkaho gacika intege. yabonye akazi ariko kari hejuru, gasa nkaho karenza k'umugabo, kinjiza byinshi birenze ibyo umugabo yinjiza. icyabaye ubwo ne yabaye afata umwana aravuga ati n'ubundi rega hafi wowe ntabwo twanabana. ubwo rero navuganaga n'uwo mugabo bazambwira ati rwose maze amezi agera muri 4 rwose ntatutabana. na wa mwana yiraga kana nkunda. Yego. kagakobwa nakora akana kuri WhatsApp yagashyizeho. Yatwaye na wa mwana ati yaramujyanye. ndavuga nti umuryango urarimbutse neza. abyumvise kwiyumvamo ubushobozi ko abonye akazi yari yanze kuhava atari yabona akazi. muri make we yakoze ikintu twakwita nko kugama imvura. imvura ihitutse aragenda arakomeza urugendo. urumva rero nicyo cya kintu twahoze tuvuga, aho umugore iyo agize biba hakeye. Yego. abo bagore ese ndabita bidashyikirwa. aho umugore ubona afite ubushobozi mu rugo, afite ibyo akavaringa mu muryango, agakomeza kubaha umuryango, akubaha umugabo. Yego. biba hake. ni bake ariko barahari babikora. ugasanga rwose umugore niwe ufite akazi keza kinjiza amafaranga menshi, akamenya gutunga urugo, yewe akanasagura n'amafaranga yo guha umugabo yo kunywa icupa, kandi ukabona rwose arabikora neza. n'undi mukecuru noneho mfiteho nanone icyitegererezo, aba hano hakurya mu mudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge. we aracuruza, umusaza arakuze nta n'ikintu ashoboye gukora. Yego. ariko umukecuru iyo umureba ubona afite n'imbaraga. noneho afite n'ukuntu ajya mu isoko agacuruza ibishyimbo ibiki, ariko umukecuru amenya isaha. urumva ni umubyeyi pe, afite inshingano, afite indangagaciro z'ububyeyi. akaza yirukanka akareba umusaza rwose ubu ni intinda, ashobora kuza kuburara n'iki, ubu se wenda niba bagiye kuragira udutungo ubu naza
akabyitwararika. Yego. Noneho ugasanga ni wa wundi gusa ntiwagize irungu. Urebye rwose ndavuga rwose ubona. Yego. Yakabaye icyitegererezo. Amafaranga yakoreye akavuga okay wiwe rero ku rugo aho genda usange nawe urebe ukuntu nawe wahura n'abandi uhure na bagenzi bawe. Ubu ubona agacupa kakuramo. None n'abagore bagaye bakoresha. Ni bake cyane ariko barahari. Ya Karisi. Hari abantu uganira nabo ukabaza uti se umeze ute, yajya kugusubiza akagusubiza ati ndashima Imana n'abantu bake. Iyo mvugo abantu bake yego uba wumva ihatse iki? Unari ubu ariko ntabwo nabaseka. Twese niko duteye umuntu ufitiye akamaro n'agaciro. Yes. Ariko umuntu se ubundi okay ariko ntakuvunnye birumvikana. None Karisi tugira abantu bacu swati mu miryango yacu, inshuti zacu, urwango turabizi ko ruriho hano ku isi, aho ubona umuntu afata mugenzi we akamwica, bafite ibyo bapfuye, hari n'abica abandi nta n'ibyo bapfa. Ariko Karisi kuri wowe nkawe ni iki gishobora gutuma ufata umuntu wawe kabone niyo yaba swati mu muryango wawe cyangwa se mu nshuti zawe, ni iki gishobora kukubabaza kugera ku rwego rwo gutekereza kwica umuntu nkawe nka Karisi? Ibyo wenda nabishingira ku bintu byinshi ariko ni mu bumenyi bwanjye, ntabwo mvuze ko ariko abantu bose babibona. Yego. Ibyo bintu bishobora guterwa n'ibintu byinshi. Icya mbere ntabwo utekereza sibyo. Hari ikintu bita ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge iyo twavuze ibiyobyabwenge twe duhita twumva ibyo banywa, ibitabi, inzoga n'ibindi biribwa, ariko ntabwo buriya ari byo biyobyabwenge gusa. Yego. Umuntu ashobora kukubwira amagambo mabi akakwangiza, akakuyobereza ubwenge, ugata ukarenga umurongo. Yego. Ufata icyemezo gipfuye ugakora ibintu bibi kugeza ku rwego rw'aho uhitana umuntu kubera amagambo. Umuntu rwose ashobora kukwangiza agahindura ibitekerezo byawe akabyinfluencinga ku buryo bigiye mbese aguhindura ubusa, wowe wihaga agaciro akakugira ubwondi ubusa. Yego. None ukiheba ukajya ku rundi rwego, ubuzima ukabwanga. Ababa biyahura cyangwa hakavamo abagira gute, abica abandi babateye. Yego. Yes. None cya kabiri ushobora kunywa ibiyobyabwenge bikagutwara intekerezo. Yego. Ni nayo mpamvu buriya amaleta menshi yego ntabwo yemera ibihano byo kwica. Yego. Kubera ko bazi uburyo baba barize umushinga w'itegeko bakareba impamvu niba bagiye kugena itegeko rihana igihano cy'umuntu wishe undi, kugena itegeko rishyiraho igihano cy'urupfu. Yego. Barabanza bakareba umuntu ubundi yica undi habaye. Yego. Bakabyiga bakabireba utwo tugingo bakabyemeza cyangwa bakabikuraho. Buriya rero ibiyobyabwenge bifite ububasha bwo guhindura imitekerereze y'umuntu, bikica ubuzima bw'umuntu kugeza aho utekereza ibyo udasanzwe utekereza. Yego. Noneho igihe ukiri muri uwo murongo no muri ubwo buzima ukaba ushobora gukora igikorwa nk'icyo cy'indengakamere kibi. Uburyo bwa gatatu ari nabwo naherukiraho, njye niko mbyemera, nemera ko habaho imyuka, imbaraga z'imyuka. Imyuka turayihuza na kamere. Hari imyuka kubera yuko hari abatabyemera kwibaho, ariko njyewe ndabyemera. Imyuka niyo karande, ni imbaraga. Iyo mvuze imyuka ntabwo spirit force na ndabyuta ruki. Imyuka imbaraga z'imyuka, natural power,
imbaraga ndashaka kuvuga ubwoko bw'imbaraga zishobora gukorera mu muntu ni ibintu biri mu buryo bw'ubumana ariko kubera ko ariko ndabivuga kubera ko twese twizera Imana twiriho ushingiye ku bimenyetso by'ibyagiye bibaho ni iki twese twizera ko imbaraga z'umwuka ariko zikora ibikorwa zigaragara kubera ko nemera rero ko zibaho hari ibikorwa nzi yuko bijya biba ndaguha urugero nigeze kubona umugabo bitaga Barnabas bari bamufungiye ko arongora nafata utwana dutoye ntabwo yari we yari afite imbaraga imuvugiramo ikamuvugiramo n'ibyo igiye kumukoresha kandi ikamubwira na mishoni ifite kuri we ni mu mateka ya Bibiliya nibyo niboneye n'amaso yanjye ni uwo yafataga utwana duto ku ngufu abitewe n'izo mbaraga zamugenderagamo noneho abantu bo bakareba igikorwa cyakozwe ubwo ni imyuka mibi bazita imyuka mibi imbaraga z'umwijima niko babyita ibintu nk'ibyo ibyo bintu bigakorwa yakoraga nabi urabyumva urumva umuntu uri kuri urwo rwego kwica umuntu ni kiroroshye kiroroshye cyane ni ubwo buryo nemeramo ibyo bintu hari imbaraga hari uburyo hari sisitemu ishobora gukorerwa muri wowe ikesitarwa muri wowe bitewe n'icyo ikiyobyabwenge kivuye mu magambo gufatwa nabi n'ikiyobyabwenge kivuye mu byo wanyoye cyangwa ibyo wariye ndetse n'izo mbaraga ibyo bintu bitatu bishobora kuguhindura bikagukoreramo ugakora ikintu kibi utigeze unatekereza ko wakora Karisi hari umuntu umwe w'umusore n'umupapa ariko ukiri umusore mu kuntu yakoraga ahantu hamwe muri kampani runaka noneho rimwe aza kujya ku kazi yakererewe ariko abona si we wakererewe wenyine ku kazi ariko bakaba bari bafite undi mukozi mukuru nimba ubwo twamwita nka manager wabo wari ushinzwe kureba abakererewe abazindutse abakora neza abakora nabi nawe urabyumva hari umukozi uba ushinzwe abandi bakozi wa mutipe aza kubona uwo mugenzi wabo yamwanditse mu ikayi bandikagamo abagomba guhanwa ko bakererewe ko bakoze aya makosa n'iki asanga ku izina rye yanditseho ngo 3,000 by'igihano ariko arebye abona abandi bakereranwe nta wundi wanditswe bimuzamurira kamere niba yarabajije wenda impamvu yanditswe wenyine ibyo ntubimbaze ariko we yahise akora ubugoryi acunga ndabyita ubugoryi acunga uwo manager wabo ari kunywa inagi none urabona hari ukuntu ushobora kuba uri kunywa akantu ugatereka hariya ukajya muri turiya ukagaruka ugasoma gutyo noneho wa wundi ahita afata cya cyo kunywa cya mugenzi we akandiramo supaguru ubwo Imana iza gukinga ukuboko wa muhungu aje noneho ateruye yashyize ku munwa yumva impumuro yahindutse arekeraho kubinywa hanyuma wa wundi aho bakorera hari za kamera n'iki bajya muri kamera muri system muri control room basubiza amashusho inyuma babona uko filimi yose yagenze wa mukoboyi bahita bamuta muri yombi ajya gufungwa arangije aravuga atariko ati ntabwo rwose ati sinaringambiriye kumwica n'iki ati kuko ati n'ikimenyimenyi ati ngiye maze gukora biriya ati nagumye ncunga ngo ndebe ko ari buze guterura nganywe n'iki ati rwose sinarimbigambiriye ati ko ari kugira ngo nikangire so tutagiye mu bintu byinshi uyu munsi arafunzwe wowe ari wowe wakorewe icyo kintu washyiriwe supaguru mu cyo kunywa ariko umuntu akaza kukubwira ati jye nayishyizemo ntagamije kukwica wabyakira gute wareagitinga gute iyo reaction ibaho ariko ishingiye nanone ku mibereho y'abantu ku buzima bw'abantu kamere zabo
yewe n'ibyo ngiye kuvuga ngiye kubivuga nshingiye kuri jye ku giti cyanjye. Ubundi umuntu iyo yakuteze igicu yego rwose yabigambiriye ashaka kuguhitana ubuzima bwawe, urumva uwo ntabwo aba ari mu bantu bakwifuriza ineza. Yego ubu ni aduyi, ni umwanzi. Noneho kandi ikindi buriya dutegetswe kwirinda abana. Yego nawe wamwikiza se? Oya kumwikiza kuko hari uburyo bwo kumwikiza bwinshi, ariko simvuga kumwikiza mu buryo bwacu. Uwo yaramwikije ko yiyambaje amategeko, sibyo? Ni uburyo bwiza bwa mbere, yego sibyo? Ariko uburyo jyewe nabikoramo yego bwihuse ntanarondogoye kwiyambaza inzego igihe mfite ibimenyetso. Igihe ufite ibimenyetso amategeko akajya gute? Agakora akazi kayo. Urumva? Yego. Ariko noneho niyo mpamvu nakubwiye ngo ibyo byashingira ku myumvire no mitekerereze na kamere z'umuntu ku giti cye, kuko ari yakitinga nyine icyo kintu kimubayeho. Yes. Hari uwahita afata ishoka akagukubita mu mutwe. Yego. Kamera se hari ikintu ubwira akakwica. Hari n'undi wenda wavuga uti yeke ni nkukubita ishoka nkakwica bizangiraho ingaruka, reka nanjye nzajye gushaka amarozi nzagutege nkwica. Yego. Rero nabyumva nuko bitandukanye biterwa nuko n'umuntu uwo ari we. Ariko jyewe byihuse namaze kubona ibimenyetso by'uko wampigaga kandi undenganya, dore ko nta n'umuntu wemerewe kwihorera ngo yice mu gihe cy'ubusa. Kwihorera yica. Ufite ibimenyetso by'uko ari wowe wabikoze, nagushyikiriza amategeko akakumfasha. Uwo muntu yaguhagarara imbere akakubwira ati muvandimwe mbabarira n'iki ukabyumva? Rimwe na rimwe nanone bishingiye ku resistance ufite mu guhangana n'ibintu bikuje n'amakuba kubayeho. Byaterwa hari uwavuga ati oke ndakubabarira, ariko ibyo ntabwo byorohera abantu bose. Yego. Na cyane ko ikintu wabonye ko kiri guhiga ubuzima bwawe kiba ari ikintu gikomeye. Cyo hari uwavuga ati oke ndakubabarira, ariko nanone ntabwo byapfa kubaho. Byapfa kubaho kubera yuko uwo muntu ubundi twese tuzi yuko dukora ibibi bikatugiraho n'ingaruka, ariko twarajya tukicuza igihe twamaze kwinjira mu ngaruka z'ibyo twakoze bitari byiza. Yego. Wabibona dutangiye gusarura ku matunda y'ibyo twabibye. Icyo ni ikintu kiremwa muntu gikunze kubaho. Ariko si n'ikiremwa muntu, ni bya biremwa byose biva amaraso. Yego. Hariho n'igihe wenda ntanga urugero nko kumva imbwa igira gutya ikamukira genzi yayo, irayirusha imbaraga n'inkazi kuyirenza, kayimokera kayiteza umutwe, yayindi kayivumbukana ikayikubita hasi ikayishwanyaguza, yayindi ukumva kabwejagura mbabarira niyo karukoze. Dukunda rero twese ibiremwa biva amaraso, twese twifitemo kamere kwihagararaho n'iki, ari igihe dukoze ibintu twamara kubikora byaferinga ntibigere ku musaruro twari twiteze. Yego. Byatugaruka tukamanika amaboko. Ibyo rero twese turabifite, gusa uwo muntu 80% yashyikirizwa amategeko agahana. Yego. Karisi, reka ngushimire cyane kubwo kwemera kwitabira ubutumire bwo kuri Jyaho TV show. Reka nshimire namwe mwarimu kurikiye kino kiganiro, mujya hasi muri komenti ingingo zose twagiye tuvugaho, namwe mwemerewe gushyiramo ibitekerezo byanyu mukatubwira uko mubyumva. Hano kuri Jyaho TV show ibitekerezo by'aba viewers bacu turabisura tukareba icyo mwagiye mudusaba n'inama mutugira, kandi tuzajya tugenda tuzikurikiza. muraba agaciro cyane. Karisi, ndagushimiye cyane. Yego, urakoze, nanjye ndagushimiye. Urakoze cyane. Yego.
Jado Artist Official ku isonga.